Haleluya, shalom shalom. Yesu nashimwe cyane bene data, muraho neza mwese abo Yesu yagira ubuntu. Mbaye ikaze na karibu ku Ano TV. Nitwa Evangeliste Mama Teta, umwana w'Imana, Imana agira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose. Yesu nashimwe cyane, nguhaye ikaze mwene data we mushyashya. Karibu cyane mu muryango mugari w'abana b'Imana, karibu cyane musangwa. Imana y'amari baha umugisha, mpereye gufata umwanya wo kubashimira mbikuye mu ndiba y'umutima. Mwebwe mufasha kuvuga ubutumwa, mwebwe mwumva ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima, mwebwe mushyigikira mu buryo bw'amasengesho. Ni ukuri Uwiteka Imana ishobora byose, iyaremye ijuru n'isi, ibahundagazeho umugisha wayo muri byose, mu byo mukora, mu byo mutekereza. Tugiye kujya imbere y'Imana dusenge, ubundi nze nkubwire icyo Imana yashyize ku mutima wanjye uyu munsi wa none. Imana nziza, Imana ikomeye, se umwami wacu Yesu Kristo, gitondo nk'iki ngiki nje imbere ubwiza bwawe ngushima nguhimbaza. Ndagushimye kuri Imana ishobora byose, Imana idukunda, Imana itwitaho, Imana idutetesha ku manywa na nijoro, Imana iduhetse ku mugongo wayo. Ishimwe n'icyo bikugarukire. Mana ndagushimye kuri aka kanya gatoya umpaye bwo kuvuga ijambo ryawe Yesu Kristo, ntirinyure mu gutwi ngo rihungukire mu kundi, ahubwo ritubere urwego n'impamba bizatugeza iwe mu ijuru. Nge na mwene data uzumvira ijambo. Uwiteka ngwino ubane nanjye, ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Ijambo Imana yamushyize ku mutima uyu munsi wa none riravuga ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Haleluya. Kandi genda uko imbaraga zawe zingana, uko zaba zingana kose. Imana ntihamagara abanyembaraga, ihamagara abacitse imbaraga, ikabongerera imbaraga, ikabakoresha iki? Iby'ubutwari, mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu mu Bacamanza ibice 6 umurongo wa 11. Imana ishimwe. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri. Umuhungu we Gidiyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamediyani. Imana ishimwe cyane. Aba bantu bari mu gihe cy'intambara, aba bantu bari mu gihe bandi bari bihishe mu myobo. Haturukamo umwana w'umuhererezi w'umuhungu witwa Gidiyoni, agira ubutwari, aragenda afata ingano arazisekura kugira ngo azihishe Abamediyani. Byashoboka ko Abamediyani bari kuza bakazangiza cyangwa bakaza bakazisahura. Gidiyoni avamo n'ishyaka n'ubutware yumvaga afite muri we, arahaguruka ajya kuzisekura. Aho yari ari kuzisekurira, Imana irabireba irabyitegereza, iravuga ati uyu niwe ngomba gukoresha kugira ngo azanesha Abamediyani. Imana ntabwo ujya kureba ngo irebe diplome, irebe uburanga, irebe ukuresha. Imana ireba intego ufite mu mutima wawe. Imana ireba ishyaka ufite, akavuga ati uyu munyeshyaka ngomba kumukoresha iby'ubutwari. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe. Nuko marayika w'Uwiteka aramubonekera, aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyambaraga we ugira ubutwari. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi nahagaze sinicaye, kuko iyo nicaye numva ntari comfortable, ariko uyu munsi wa none unyakire mu bisazi byanjye. Imana ishimwe, kuko muri Yesu tugomba kuburudika, tugomba guhagarara uko Imana yaduhamagaye. Ibintu byo kwimunyamunya no kwitwararika si ibya Mama Teta. Haleluya. Ngo marayika w'Uwiteka abonekera Gidiyoni, aramubwira ngo wa munyembaraga we ufite iby'ubutwari. Imana yarebye Gidiyoni, ireba ishyaka afite, ireba ukuntu yagiye yegeranye ingano, azana umuvure, abandi ni mu ntambara. Haleluya. Ibaze nawe mu ntambara. Ushobora kuba utaravukiye mu gihugu cyabayemo intambara, nge navukiye mu gihugu nyuma mbayeho mukuru ho gatoya, ngiye gutangira primaire. Ntangiye primaire, intambara iraba. Nzi ukuntu amasasu avuga, nzi ukuntu abantu bahunga, nzi ukuntu ibintu byose bimera. Reba muri cya gihe cy'amasasu gishushe cyane, abandi bihisha, abandi bari kwirukanka, wowe ufashe ingano, wowe uri gusekura kugira ngo uzihishe Abamediyani.
Nyagasani Imana ishobora byose natwe yagiye kuduhamagara, natwe yagiye kudutoranya, areba ishaka ufite mu buzima busanzwe, areba urukundo ufite mu buzima busanzwe, areba ubwitange ufite mu buzima busanzwe, areba nimba uri umunyabwoba, areba nimba utari umunyabwoba. Iyo uri umunyabwoba Imana ikumaramo ubwoba, icyo waba ufite mu ntege nkeya zawe zose Imana irakikumaramo, yarangiza ikagukoresha iby'ubutwari. Marayika aramubwira ati wa munyembaraga w'umunyentwari we. Umva Gideyoni sasa yahise amuzana mu mateka. Amen. Imana iri kuduhamagara ikakubwira ngo nzagukoresha iby'ubutwari, tuvuga ati njyewe wa mwana w'imfubyi wa hahandi wari utuye hahandi, kuki taturanyije ba bandi ba hahandi. Haleluya. Ntabwo ari uko Imana ikora. Imana itoranya uwishaka ikamukoresha iby'ubutwari, abandi bakajya bamurebera mu mateka, bamwe bakabipopfobya, abandi bakabisuzugura, ariko Uwiteka bafite icyo gukora. Nshuti yanjye ntukanegurize umuntu izuru ngo umubwire ngo urase yashobora iki. Imana yahamagaye Gideyoni, ni nayo yaguhamagaye, ni nayo yahamagara umwana wawe, ni nayo yagukoresha, ikagukoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Gideyoni aramusubiza ati mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho? Iyo turi mu bigeragezo, iyo turi mu byago, iyo turi mu makuba Imana ikatubwira ko izatugira neza, dutajya kuba Imana kuki wemeye ko mbimfubyi kweli? Urampamagara n'ubupfubyi n'ibiki byose no gutabwa na divorce nahawe ntayigire, ugatangira kuzana za ngero za ntege nkeya zawe, kagahinda wa mubabaro akaba ari ushyira imbere. Ariko Imana yacu nagiha iturebera mu bihe duhagazemo, itureba mu gihe kizaza, kuko tutarabaho, isi itarabaho, Imana yari dufite mu bitekerezo byacu. Uyu munsi wa none sinzi icyo nzabejo, ariko Imana izi icyo nzabejo hazaza. Amen. Imana rero ifata pase ikongeraho preza igateranyaho fitire nziza. Yesu ashimwe cyane. Marayika mutega amatwi, reka numve, yararekonse nawe wumve. Haleluya. Kandi Imana ishimwe. Imirimo yose itangaza iri hehe iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye mu gihugu cya Egiputa? Haleluya. Ahangaha yarageze mu gihe cyo kubabara, mu gihe cyo kumva nta Mana iriho, mu gihe cyo kumva nta Mana yabikora, ngo imirimo itangaza yose basogokuruza bavuze batubwira ngo Imana dukuje amaboko akomeye mu gihugu cya Egiputa, Imana yisha abana b'abanyegiputa b'imfura, Imana yateje ibyago 10 muri Egiputa, Imana niyo yakoze muri Mose, arambura ukuboko mu nyanja itukura, hahinduka humutse, turambuka maze tugeze hakurya, ingabo za Farawo zishiriramo. Ibyo byose, ibyo bitangazo byose basogokuruza bacu batubwiye biri hehe? Niki gitumye Abamediyane batugenza gutya? Haleluya. Imana ishimwe. Nuko Uwiteka aramwitegereza, aramubwira ati Genda uko imbaraga zawe zingana ukize Abayisiraheli ubwoko bw'Abamediyani, ukize Abayisiraheli amaboko y'Abamediyani, sinjye ugutumye? Imana igihe cyose iyo turi kuyibwira ibintu bibi turi kunyuramo, ubushomeri, ibibi byose uri kunyuramo, igihe cyose uri kubwira Imana ibyo ngibyo, ntabwo Imana itega amatwi ibyo uri kunyuramo, ahubwo ikubwira ngo vazi, genda nzabana nawe, genda nzakugirira neza, genda uzabanesha nk'unesha umuntu umwe, genda uzabarya nk'umutsima, genda ndi Uwiteka Imana yawe. Imana yavuganye nawe niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Yewe Gideyoni neza amatwi, haguruka uvugira Imana, haguruka ukorera Imana, haguruka Imana icyo yavuganye nawe ugishire mu bikorwa, ugishire mu ngiro. Yaravuze ngo sinjye ugutegetse, genda uko imbaraga zawe zingana. Si wowe uzarwana urugamba, si wowe uzavuga ngo bakizwe. Imana izakoresha akanwa kawe igukoresha iby'ubutwari, Imana izakoresha amaboko yawe yikiriza abarwayi, ikize za kanseri, ikize za sida, ikize ama hypertension, ikize ama diabete, ikora ibyo twebwe tutakagombye gukora.
wikishingikiriza experience yawe, wikishingikiriza amashuri yawe, wikishingikiriza umuryango uvukamo. Uko yahamagaye Gideyoni niko Imana iri kuguhamagara muri iki gitondo. Niwumva ijwi ry'Imana riguhamagara, reka kwinangira, ongera usubizwemo imbaraga, ongera wiringire Imana, ongera wizere Imana, ongera utumbire Imana. Uwiteka ni intwari ku rugamba, ni Imana itabura kuboneka, ni Imana itabura guseruka, izabigenza neza mwene data. Humura, ntabwo ariko bizahora kuba mutegereza, keretse abava mu isezerano. Ari nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Hagarara, haguruka, uri umunyembaraga, uri umunyentwari. Imana ni Imana yawe, Imana izakugirira neza. Abo bose uri kusengera ngo bakizwe, Imana izabaha agakiza. Abana bawe izabakura muri droge, abana bawe izabakura mu nzoga, abana beza bakura mu busambanyi, umugabo wawe yakizwa. Haleluya. Humura ku isaha y'Imana izaje ibikore. Ugiye gusenga kugira ngo video itaba ndende, nzafata igice cyakwe, niba ngombwa dufata icya gatatu, turebe ku iherezo ry'umuhamagaro wa Gideyoni nimba ataranesheje Abamediyani. Mana data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, mwanya ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Uri Imana yacu, uri Imana yo kwiringirwa. Nukuri siko bizaba kuba gutegereza, keretse abava mu isezerano. Ari nta mpamvu. Iri jambo mwami Yesu Kristo riherekeze. Mana sengera umuntu ryumvishe wari utenebutse, umuntu ryumvishije wari ucitse imbaraga, ongera imbaraga n'amavuta muri we. Yesu urakwiriye. Uri Imana yanjye, uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose. Ngaho kora ku mitima y'aba bantu mwami, abari bihebye, ababonaga nta nzira, ababonaga nta bisubizo, abumvaga ko badashoboye ibidashoboka birashoboka kuri wewe mwami. Nasanze byose bishoboka, nasanze nta kikunanira, nasanze uturuhura twari turushe, nasanze udukiza twari turwaye, nasanze udukura ku cyavuka twicajanye ibikomangoma. Mana uri Imana, ngaho buri wese umugire neza, ngaho buri wese umubere Imana, ngaho buri wese umutabare. Ababyeyi bari kurira abana babo mwami Yesu, uracari ya Mana ivuga bikabategeka bigakomera. Reka Abamediyani bari bahagurukiye aba bantu mwami, reka batsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Tanga umugisha kuri aba bantu, bagire neza mwami. Kora ku maso yabo mwami babashe kukubona, kora ku matwi yabo mwami babashe kukumva. Uri wowe Yesu Kristo ntabwo wadusize nk'imfubyi, wadusigiye umufasha ariwe Mwuka Wera. Mwuka Wera akora imirimo n'ibitangaza, Mwuka Wera aruhura abari bararushe, Mwuka Wera atabara abari babuze ubutabazi, Mwuka Wera afasha abari babuze ubufasha. Mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze, amen. Haleluya. Imana y'amahoro ibaha umugisha mwinshi, Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibasubizemo imbaraga, Imana y'amahoro ibasubizemo ibyiringiro, kuko ni Imana itabura kuboneka, ni Imana itabura guseruka. Mwene data, nitutagwisare tuzanesha. Mu izina rya Yesu, amen.